inubanze urebe ukuntu nataka nawe uzashirika isoni kandi uzikuremo ibyo bintu nguru umusitari hariya tuzunguzanya n'abaniga barangije segonderi kugira ngo ubyemere uri buze urabuhagaze ndagiye nkwereka baribo mu gihe turi kuzunguza dukata turabizi ko kwitara ebana twazunguza bakata cyangwa igifite gutya umusaza kagashati urakareba se musaza kano gapira se gutyo nuko nyine ugenda tu ari we wiyatakira man ndagenda akayambwira ati niwe uriya mukoboyi uri yarangije kaminuza avuga ati ntago bibaho najya mukajya kambwira ati niwe uriya mukoboyi uri afite ingoma zirenze izawe kakutakarama naragendaga ukora ko nabaga za Kimihurura ngazinduka mu gitondo ngajya mu baro abantu bakagira ngo ngiye job baho ngaho muri Hood bakaza kubona bakabona ngarutse nimugoroba nanone ku kamoto bagira ngo nanone mvuye job nta n'umuntu wari uzi ko nzunguza kutara bazi ko uvuye job nk'umusana kabisa abantu bambonaga barabinyamirambo n'agakapu kagera kwa Mayaka umva nirukanga mbahereza ariko mfite ipfunwe musa funga utarayifata neza kandi no abapipo hanze babazi ko umusitara ari umuntu nyine bana wagezeyo urenze nkabitsimbamo ariko akaba ari nabazanye noneho bigezeho nandika akazina kwitara bakayibaza bavuga ati tugiye kuri Faripa duhi cyangwe hanige nigeze kubona bademu kutara bademu nyine twiganye eba nigihiri nka batanu kwa kuri bademu kwitara eba nababiyambariye utuntu twadaje bisoke nyine bari kwimurika tu ngiye kubona mba ndababonye man ngiye kubagwamo mitamiindukira gutya mfite ibishati bigana gutya mindukiye mba ndagiye urabebeye ariko ntibamenye uwari kumbi babademu baje nabo gushopinga utuntu kutara kumbi ngira ngo baciyeho baragiye kuko hari ukuntu nahise nifunga gutya bacaho nyine ntibamenye uwari we man ubwo mba ndongeye ndimanukiye ugarutse mu kazi mitamanuka aho bavuye ndakata nzamutse gutya kwa kuri mu gikundi cy'abazunguzayi bose bahita bambona bitambagwamo gutya bahita bavuga ati Faripi wese usigaye uzunguza cyagwe reka ngususe cyane nongere nkwifurize umunsi mwiza kugubwa neza cyane wowe ukunda Iris TV umunsi mwiza umunsi wa fresh cyane ubwo nshimira mwese mukomeje kutwereka ko turi kumwe yaba comments yaba subscribe muduha umunsi ku munsi ndi kumwe n'umurapper mwabibonye uko yambaye katangira twibwira mu buryo bwa gihanzi akuye umuntu akora n'ibintu byinshi kuntu yambaye bijyanye na fashion Faripi yo karibu ebana asante sana blood meze bite se Blaze fresh cyane umwaka mushya ebana twese hamwe kabisa umuntu utazi Faripi ndagira ngo utangire ubakubita banze bumva ibyo ukora Zimbi midongo mu mifuka jugunye pisi ngitana buda fite mu bugi dushisha biti morana budiyo na sitido ndahuze cyane dimwe capido ntekerezo zanjye zagiyiyo mpora mu bicu sindu winaha wasaze neza yasaze gutya hano sigewe nge mbona bucya ngira ibyo nkora sinjya mubuka horo nigishi ku midugudu fati iyo shatsi pfa kubiduda fati ibiryo iyo yutunwa ndemeda nyabume hamwe haryo iyo beze neza ndagusobeka kiramo biti ndukumudido bo wabidi yabadaye meda ngo yiwanyu gica mu mutwe bidahabanye fiti hanido nimwabonye nza nkabatungura mugatunura nkabadungika hadi biyobora inzida zibanye nadamenya kode yo kwishashada kumarira meshi nkiri mautedi nkiri yo kubisozi yimagana wadunga ndabuda ati musode ndoda kwa masomo yango huze mu biki narifite dream narifite waka mahirwe yo yanti nari kubona mu buzima bwanjye sinayabaze hadi impamvu adayahise mu nge wakantora mu banda kama Mike niga Faripi yo zifashe bite eba ndashimira Uwiteka bro uyu murongo kurimo gahinda wapi uyu murongo nukuvuga ngo nta gahinda karimo ebana ni story kabisa mba nikubitira story z'ubuzima busanzwe tu nta buzima budasanzwe burimo tu yeah ndajya uyu munsi tuze kuganira ku buzima busanzwe ariko ninjira muri muzika ryawe nyamavu jewe nagwambagaye urumva mba narebye bimwe mu biganiro n'ubundi uri gukora muri iyi minsi kandi byari byo byose hari ubuzima bw'inspira cyangwa se hari ubutumwa umuntu atanga bugaha abandi ikintu cyahindura ubuzima Faripi ubundi byaje gute kugira ngo uze muri no muzika mbo nukuvuga giye ubundi kugira ngo nze muri music navuga ko nyine urumva nyine n'ubundi uya muri music ari uko ufite tala
urumva giye niyumvise miyo tala byari na kera man yabya kera kabisa buri gihe natangiye muri za urumva natangiye ubundi kera urabizi muri za 2008 tugiye turebye ku gihande cya hip hop nibwo hip hop nyine yashininze cyane mu Rwanda none abajeni bamwe na bamwe nyine biyumvamo ko nabo bakangutse ukuntu urabona hari ukuntu ufite tala ariko utanabizi man ariko no wenda wabona nk'abandi bajeni bakubita man bagahita basa nkaho bagukanguye noneho nawe bya bintu ugahita ubyiyumvamo wabyiyumvamo ugatangira ukandika gutyo bigatangira mu baniga bawe mu marigalize bibereye kumwe n'abahungu kwa kundi bamwipoye muri kuganira mukubitana imirongo urabiza barapeni niyo karica yabo muhana imirongo man bamwe bakagenda bakubwira ati man cyakoze boro zawe wandika urumva ko ebana harimo akazoza man hari ukuntu bugitangira wenda bitaye akaguha courage wenda bitari byakomera cyane ngo wandike ya mirongo buri muntu wese wenda yakumva ngo yumvira arenze cyane ariko byibuze akumva ko ukomeje nyine impano yawe wayikuza ukagira ikintu ugeraho ya nuko rero byaje man turandika ngo 2008 abahanzi bico gihe bari bande abahanzi bico gihe urumva bamaho ni boni already bari bahari bafite na boro zishininga byatari ku mihanda ba Rafiki bari bahari n'abandi basani benshi cyane ariko wenda muri 2008 urabizi ko aribwo Tough Gang aribwo ya Evan yazanye noneho ya hip hop iri hardcore byatari urumva twebwe n'icyo gihe rero twahise ducatching up ugatangira ukandika imirongo paka birazamuka se ko twari tukiri ku ishuri man yino ukajya ubikora nyine nka hobby tu atari kuvuga ngo uri kubikora noneho professional nka biri professional man ukabikora nka hobby kubera kubikunze biragenda birakura paka nyine imihanda turayirukanka kugeza na n'ubu man ubushaka kuba umaze imyaka irenga 16 turi muri no game 17 turi 2025 uyu munsi nukuvuga ngo jewe ntabwo navuga ngo maze ngo iyo myaka yose ndi muri game kubera kurumva n'ubundi ibintu byawe ujya kubigira professional warabanje nyine guca mu zindi haso urumva man kugira ngo byonyine ugaragare kuri spotlight abantu bakubone man ni ibintu nyine utagira ngo bita bipfa kuza gutyo gusa uba warabanje ugakora nyine ya makosi ebana muri game ugahasalinga ariko ngiye natangiye kubigira professional urebye muri za 2020 tu yego za 2022 man nibwo natangiye game yanjye kuyigira professional narakubitaga nari impari tu mari nkubita ariko nabanje giye gushaka connection kwanza nabanje gushaka connection ibyo gihe cyose kuko urumva icyo gihe nakubwiye bwo nari nkiri school bro kandi school nago urumva iyo nanone uri wa muntu utagetinze ku masomo cyane hari ibintu nyine ukora ariko ntubihe time cyane aha ubwo indirimbo wasohoye mbere wacyayibuka ndacyayibuka nanazibuze wallahi ndacyazibuka nazi kubika ko tujya kuri struggle ya hip hop indirimbo ya mbere wayikoreye he urakibuka wayishyuye ngahe byagenze gute kujya wisohore no kuvuga ngo indirimbo ya mbere njya muri studio ni 2010 2010 nibwo nagiye studio nimba ntibeshye nimba atari 2011 man icyo gihe hari hano muri unlimited hano mu Biryogo Likrika gihari man Likriki akini 2010 arikora muri unlimited we na Junior urumva muri icyo gihe kabisa muri icyo gihe man twaragiye dushaka icyo gihe twashakaga Likriki kuko urumva niwe wari kurekura boro z'amabombe byatari noneho tumugezeho man kubera ko yari superstar nyine ahitatu noneho hari agapeti kakoropaga studio niba barakitaga ndogo barakitaga ndogo niba ari kibobo nta nubwo nyibuka ukuntu yitwa gapeti atubwira atari ko mwana mwabajeni mwe man kuko urabona Likrika ari kuri level iri hejuru ubu ngubu ntabwo agikorera abantu b'underground cyane ahubwo mwebwe reka mbatigitire Junior buri hano umuntu uri hambo ebana arahita abakinira ebana Junior ubwo tuba turahuje Junior icyo gihe twamukubise inoti ya 40 kurodi 40 kurodi akusha yari menshi nabwo yari menshi bro twayatigise man twari twikapfa kapfe ebana kwa kundi ubuntu bw'ubu arijade poche bwegeranya n'iki urumva nawe ufite ishyushyu yo kujya muri studio kandi noneho urumva twe twabanjije muri studio irenze nago twabanje kujya muri kaga studio kafo urumva ira studio man yarekuraga amabombe byatari noneho nyine n'abajeni banje bana tuba turamwishyuye tuba
dukoze ingoma Muri bangahe ubwo turi batatu twari batatu wigeze abatafu twigize abantu bahatari ariko n'ubundi twari turenze mani mu kuntu tukura ko n'ubundi abaniga ku ishuri batubwiraga ati cyo koze mani boro zanyu nizibaho zirarenze kabisa n'amafuro mwabakubitaga n'amafuro twabakubitaga kabisa bisanzwe urumva no mu kigo hari ukuntu ubutarajya muri studio ariko noneho mugakubita amafuro kabisa wenda habaye ama free beat tugakubita ama freestyle abantu bakavuga ati wi urumva twara aba super ku maguru ubwo wigaga he sha icyo gihe nigaga Rwamagana nari ndi nyiri muri Trocom yego noneho yiri butoya man ntabwo nari muto cyane ariko nyine nari ingimbi kwa aba ari umwana tu ari umwana utarahita mu buzima uzaba noneho man ubwo ngubwo junior tuba tumukubisa urune ahubwo ibintu yadukora n'umuzunzi ibintu none ahubwo yadukoreye nibibaho man junior nawe yararebye avuga ati bipetira ubudi nyine ntabwo yigeze aduha kanya cyane yaradukoreye ibyo dukubisemo ako kanya akabirekeramo yahise avuga ati ntari ubwo byarangiye kandi urabona hari ukuntu ukorana na producer akubwira ati man aho ngaho haririmbe neza bro hari aho waririmbye hari uri kuririmba nabi uri kugenda off beat man we biririmba neza urumva we hari ukuntu nyine umusano ukiri hasi batamuhaga agaciro cyane nyine ibyo yakubitaga ubwo byabaga ari ibyo hari n'igihe wajya guza akubwira tugaruke nyuma y'icyumweru akaza agahita kiguha uko yakiri codize atarigeze agifatira umwanya ngo akimigisega na kimastering atakigukubita igo mari reka umuhungu azayidukubita warayi tugiye kuyumva kuri CD bana turagenda mu mago twabyimbye ngo twakoze ngo umuzigo ngo twawukoreye ngo muri unlimited man tugere dusange ni off beat man bitiraha ayo bana magambara abandi batubwiye ati shamari mwari mwaflowinze neza ariko man urumva ko nyine ntabwo biri guhura na beat Kara ntiyanya barayimiza ariko natwe twaje kumuteza ingaru twaje twasaze icyo gihe bana turamubwira ati maniga nago waducika rwose titwebwe emana 40 twayitigise ebana bitugoye ntabwo yapfa kugenda gutyo gusa nutaduhereza ibiceri byacu cyangwa ngo dusubiremo ingoma sha nago ducika rwose icyo gihe nyine urumva umuntu ukiri mutoya abafite amaraso ashyushye abakiyumvamo na bwa buntu bw'ubufayiti n'iki wumva wana twaramubwiye ati yari yambaye timba ya danje umusaza kandi bana Imana iruhuko ridashira kabisa nubwo tuba turi kubivuga gutya nyine umuntu ari kuvuga na amateka tu man umusaza ayisubiramo ukuntu byibuze bipfa kuruta bipfa kugenda gutyo duhera gutyo rero bana turafightinga man nyine birazamuka paka na nubu ubwo aho wigaga ku ishuri yandirimbo mwayisubijeyo yandirimbo twayisubijeyo mwayijyanye nyine tunayikubita ati byibuze gutya ni sawa noneho nyuma yabwo nabwo nkora izindi ngiye ku giti cyanjye ubwo cyo gihe twakoranye n'abaniga bandi tu nkora izindi mwigize tough gang batwitaga ngo prison boys oh yes bitaga ba prison breakers urumva abaniga barabizi bazabona kino kiganiro nyine ahantu twagiye duca mu bigo bitandukanye nuko nguko byari bimeze none ngiye nkora izindi iyo bitaga ukuri n'ikinyoma niyo bitaga amarira menshi ubwo ajya kubona ba Green P ba Fireman ba Bulldog kubabona gutya ndavuga nyine barababonaga bakora music tu chaka bisa banahitinga cyane mani wumva bitabaho mani kubabona live ubwo ntago nababonaga wumvaga ingoma gusa mani bari baraturwaje ro oh yes nizina ry'Imana mani wumvaga umuniga buri ari kukumanukira imirongo urumva nyine icyo gihe bari abastar mani kumva ntabwo bibaho mani ukavuga se ngiye wallahi revo ndazigeraho mani urumva nago navuga ngo ndazira iki kuko urumva nanone ntabwo ujya kuvuga ngo ndazira iki nta mizingo myinshi ufite mani nta na connection ufite byibuze y'abantu bapushinga za boro zawe wowe urumva nyine nukuzumvira muri ghetto mu gikari muri dolo ibintu nk'ibyo tu man ubwo ngubwo kuri n'ikiyoma rero nza kuyibura niyo ngiyo yo twakoze bwa mbere twarayibuze zo wagiye n'amarira menshi mu kwahazo wabigenje oya izo zindi kuri n'ikiyoma nayo ni David ko yinkoreye n'amarira menshi icyo gihe nawe yakoraga muri F2 ari amajengu tu uko nago twariga tujya ahantu hafo man ese amafaranga yavanaga icyo gihe amafaranga twaragigiraga man ubu umunyeshuri sugira ngo apfa kuyabura
argent de poche urayatigita paka mani iyo ufite love y'ikintu nawe uratigita kabisa. oya turaza kugera mu bintu nge icyo ndi kwibaza turaza kugera mu gihe cy'amafaranga n'ubundi urayafite ariko tubanze duhere icyo gihe gusa ubwo watangaga argent de poche kwisoramo indirimbo ugasigara n'iki ku kigo urumva nyine wariyeranjaga ari ukuntu twebwe jewe kera najyaga nizira ku itara urahazi Nyamirambo ndahabona kera twaguraga imyenda nkigurira mutuzigo nyine nk'umuntu ugiye kujya ku ishuri nkigurira utuzigo kabisa twishi kuko byaguraga make mani cyangwa icyo gihe cyaguraga amacago nkahita mukubita ibaga yanjye nkigira ku ishuri nakwigira ku ishuri nkazangigira abaniga nkabakuramo make kuri utwo twangwe nkajya nuterekaho ku ishuri muniga kavuga yagakunda kamwe gasimana ukaboro bibize bite bane wakaguriye he nkamubwira ati mana kaboro ngiye ushatse nahita ngakuramo nkakaguha mani ati nubwenda mba nikuriye ibyose giyewe tu uravuga atari ku ibyose urumva no kumpeti wenda tuvuga urugero wibera intara wenda tuvuge ubi intara wenda intara abi Muhanga cyangwa aba mu wundi mugi runaka mani kuko uri umuniga w'ijyo uvuye ijyosi ebana kuri twatwangu nyine tudupfusho nawe kandi akabona nitwo tugezweho akavuga ati ako kantu mbabarira ukame sometimes kawana muca n'ibiceri byinshi abapeti bo mu ntara bafite ibiceri mani bafite ibiceri abapeti bo mu ntara urumva akabara kuzunze nawe ukamera neza yire tu nuko nguko ubucwa nyine umuntu rega man nukuvuga gushaka ubuceri umuntu barahereye kera bushaka mani muri staff zitandukanye aha ubwo ukabura rero usohoye indirimbo iyo minsi ntago yigeze wicuza kuba wava mu muziki cyangwa se ayushora hajya ahubwo nukuvuga ngo icyo gihe ntago nifuzaga kuva mu muziki bwe narangije kwiga ko ngenda nangije 2015 mani ratigise bihagije ngajya nirukanka ku maradiyo bro ngajya nirukanka njyanye ubusede ngatigita abanyamakuru iki bamwe bakazikina abandi nibazi bakabuvuna bakajugunya urumva ariko noneho bugizeho mani ukumva nyine none ngiye nararebye ndavuga ati music nindamuka nyikomeje ndibuze kuba imbobo hano hanze urumva ubwo hari ko ndangije kwiga ejo muri 2015 ubwo nyine 2016 ubwo n'umuniga tubana nawe akambwa ate se Shafaripi iriya miziki uba wirukanka nabwo yitwaga Faripi icyo gihe nitwaga Faripi iriya miziki wirukanka mu musaza ko ndeba turi kugera ku gihe cyo kwishyura inzu ukanguza nkabona uri kubwira ngo ntayo ufite urabona bizacamo gute none ubwo hari undi muniga wanje nawe tu warunzi twarabanye Rwamagana arambwira ati Faripi aho kugira ngo mani wowe tingiye yazunguzaga ku itara ari umuzunguzayi timani cyo kugira ngo uzaje wicara mani witwa ngo uri umusani nta gicero ufite mu mufuka nta kintu ase koko nibyo ni izina ry'Imana abasani nta kintu bagira mani hari umusani ubudafite namba mani ari kugenda ku mireko gusa wala ari imireko ubwo uvuze ku mireko akanda gasinda hoya agasinda ukabona mani urumva Faripi none uko kumireko se biba bimeze gute kumireko nyine ni kwa kundi man uba wumva ngo wenda ngo ufite ingoma ngo eshanu wenda hari akaciye kuri radio kamwe hari nakandi kaciye kuri TV ugahita wumva ko byarangiye none ugatangira ukajya wifatira abaniga nabo bakubonye wenda kuri televiziyo cyangwa banakumvisha akagoma kawe babafana bakajya bagutamo ngo no twinywera akabyera umusaza nyine basani bafite n'injuga nyinshi hari ukuntu abaniga babikunda injuga z'abasani cyane uganiriza bamwinywera akabyeri mugatsitsimura gake kuri za njuga zawe ebana baniga bakumva akabyeri kamanutse neza ku mureko ni kwa kundi kwimvurirwa ugatega rero ariko none giye umureko nkubwira ni kwa kundi nyine wowe unywa ariko nta kintu ufite ku mufuka unywa kintu ufite ari abandi bakugize bagutunze ukabaho nyine muri ubwo buzima mani nimba mugiye nko muri club cyangwa mu mbara ahantu mani bili yose ikishyurwa n'abandi we nta n'igiceri cy'icumi wishyuye kandi ugahora unywa buri munsi kandi usinda byinsazi wala ukataha waburewe ese ubwo buzima wabunyuzemo mani kangwiza ukuri nyine urumva nicyo nkubwira narabirebye niniga yanjye irandabura irambwira ati maniga ni sawa kabisa ariko muri game mu Ruganda hanza nago wapfa kugerayo wa life Faripi nta muntu ugupushinze unakennye gutya izi ngoma turi kuzumva muri gato tukumva ni nziza tukagutwa pressure ariko shaka ibicere wa mugabo we shaka ibicere shaka ikintu ukora sha mu bwiga yarabimbwiye muri kwanye nawe ahitambwiye ati ngwino ngujyane kutara kuko kutara ari sango nahazi narahaguriraga ububoro arambwa tuzaza umusumure ukubwira kugize wumvise umeze ute mu mutima navuze ati se ngiye kuba umuzungu za ndi umuraperi man ndi umusani kwe none ngiye ahantu nigaga Inyanza nicyo gihe wemeraga Pifla
man abaniga bose nabemeraga tough OG kabisa n'abandi ba diplomate man abaniga bose nyine ba OG aba OGs kabisa nabemeraga icyo gihe bari bagezweho ubwo uvuze aba OGs ubushatse kuvuga mba nyine mvuga babaniga b'icyo gihe man b'icyo gihe banatumye nyine twebwe tubona ko kurapa ko bishoboka man urumva ngiye rero umuniga arangiana bwa mbere ambwa ati gwino ubanze urebe ukuru nataka nawe uzashirika isoni kandi uzikuremo ibyo bintu nguru umusitari hariya tuzunguzanya n'abaniga barangije segonderi kugira ngo ubyemere uri buze urabuhagaze ndagiye nkwereka baribo mu gihe turi kuzunguza duka turabizi ko kwitara ebana twazunguza bakata cyangwa igifite gutya umusaza kagashati urakareba se musaza kano gapira se gutyo nuko nyine ugenda tu ari we wiyatakira man ndagenda akayambwira ati niwe uriya mukoboyi uri yarangije kaminuza avuga ati ntago bibaho najya mukajya kambwira ati niwe uriya mukoboyi uri afite ingoma zirenze izawe nima mu imana avuga ati niwe uriya bajya banamutumira mu biganiro akora n'ibiganiro turiya ararenze ni umuhip hop ariko reba ukuntu yataka nanjye koko ndavuga ati ariko no haza kubamo ikibazo ndavuga ariko ko Nyanza nari umusitari ko Nyanza nari umusitari man aho nigaga nyine muri superiere nene namaze ku umusitari abaniga bose n'abakofilm yabona Faripa ari umurapera azasohoka gahita kaba man umva babona nzahita nkaba man babona kabisa kazaba kabaye man none ndavuga se hano inyamirambo haba ibipeti byinshi cyane twiganaga haba abakobwa benshi twiganaga ubu bagiye kuzayambona ndi umuzungu man kumva nyine urumva iri umusani wawe ufite makano ka confidence ko gupfa mu mutwe ukumva kutanakora n'ikindi kintu kandi nanone mw'iyi minsi uzarebe hari abaniga batanga ubuhamya babasani bamaze kumenyekana akagura ati gena baye n'umuyede ya mpano yabaye umuyede buri n'abandi benshi man nanjye naramubaye utese kandi uri umusani shabyihorere man muri izo sago zose nkubwira bro warari hari ukuntu nanone ndashaka kumva uburyo winjiye kwitara kujya utinyuke umuriga nyine umva nyine yaranjyanye amaze kubereka mu bantu bose ndebye n'ibiceri abaniga bari gukorera umuniga kaza mu masaha 2 mani urumva itara ryabaga ni mugoroba gusa masaha 2 kugeza saa 2 babaga bagiye saa 3 ariko wazaga kubahiga ukababura ndebye nkabona warayi muniga afite nk'amashati 15 arayapushije ahisashira nabona afite umufungo muniga wanje agahita ati ngo ngwino ngiye kukugurira akantu ugahita utega umurenge tugiye kukugurira akantu ubanze urebe command igihe ude bayange mbanyakuyemo hano ntabwo mbuzemo inoti ya Kenze akagenda tugahita tunywera nka 5 akambwira ati rero wa mukaritasi we ngwino watake va muri ibyo ngibyo shaka ahantu kuri nambwira ati nese amafaranga ndayakura he man shaka ahantu kuri noti shana itigisa umusa nayitigisa baga 10 ni make nabaga si 10 rizarangura man arambwira ati rizarangura anjyana mu baro ebana turarangura ebana ubundi mitanataka kutakaramo naragendaga ukora ko nabaga za Kimihurura ngazinduka mu gitondo nkajya mu baro abantu bakagira ngo ngiye job baho ngaho muri Hood bakaza kubona bakabona ngarutse ni mugoroba nanone ku kamoto bagira ngo nanone mvuye job nta n'umuntu wari uzi ko nzunguza kutara bazi ko uvuye job nk'umusana kabisa abantu bambonaga barabinyamirambo n'agakapu kangera kwa Mayaka umva nirukanga mbahereza ariko mfite ipfunwe umusa agafite ipfunwe nta kubeshya agafite ipfunwe ubwo swag zabaga zimeze gute swag zabaga neza nacerekaga cy'icyanwa cya dance nari ngifite hoyas no kuri kwimana ahubwo none hari ikintu cyaje gukofirima abantu bo kutara hari ingoma yanjye nari ifite biti gihe n'igihe nakoze nabwo ndi kutara ndanayishutinga nayikoranye na Gisa man ikagicaho none hari umuniga kuri CFM kuri Contact TV akajya yicishaho abantu bakavuga ako man uriya si wa uriya muniga man abantu nyine bafite amashopi Nyamirambo nyamara uriya muniga tunese yaba ari umusitari kuriya akabazunguza bakamagara ngo gwino ngubwire nguriya ngo si wowe nkayamvuga ati naga ari giye uriya mani turiya muniga bakunda kumunyitira ariko naga ari giye bro bakunda kumpamagara abantu benshi dore hano tinanubwo ari wowe mamagaye gusa tina hano hepfo bamamagaye ariko ntabwo ari giye ariko ngo se ko musa nguriya rero ngo wagira ngo muvindime nkamuga ati ni ibyo ngibyo numva nago wana kujya kwiyemera kandi abaniga babona ko ndi muri life iciriritse funga utarayifata kandi no aba people hanze babazi ko umusitara ari umuntu nyine bana wagezeyo urenze ngabitsimbamo ariko akabari nabazanye noneho bigezeho nandika akazina kwitara bakabaza bavuga ati tugiye kuri Faripa duhi cyangwe kubera ko bamaze kumenya ko bamwe zunguriza kutara hari umuntu utapfa kubeshya buri cyane
hari igihe najyaga kubona ngo umuntu ngo manze mu mugongo ngo umusaza ahindukira kugira ngo abana ni wa muniga twiganye ndagasa hari igihe nigeze kubona bademu kutara bademu nyine twiganye nigihiri nka batanu kwa kuri bademu kutara nababiyambariye utuntu twadanje bisokeye nyine bari kwimurika tu ngiye kubona mba ndababonye man ngiye kubagwamo mpindukira gutya mfite ibishati bigana gutya mpindukiye mba ndagiye urabebeye ariko ntibamenye uwo ari kumbi babademu baje nabo gushopinga utuntu kutara kumbi ngira ngo baciyeho baragiye kuko hari ukuntu nahise nifunga gutya bacaho nyine ntibamenye uwo ari we man ubwo mba ndongeye ndimanukiye ugarutse mu kazi mitamanuka aho bavuye ndakata nzamutse gutya kwa kuri mu gikundi cy'abazunguzayi bose bahita bambona bitambagwamo gutya bahita bavuga ati Faripido ese usigaye uzunguzayi cyagwe aya ritaranga kwega ndabagatava shati urese burabizi life yo hanze se sitsa zimana tiri gushaka umufungo yide baramwa ngo twereke se mwana ngo twereke navuga ati mbafite mutuntu tu ariko natwe abakobwa mbafite mutu ngo twereke ngo nta kibazo ngo nayo mashati ngo twaguraho man ngira igiso nicyo gihe cyo geragira ubwo zashiri ibaze kuri umuraperi wa Danje mu kigo abademu bemera abaniga bemera none bakazakura muri life yo hanze utigita ariko nibyo bizima ahubwo nuko twebwe abastari nako abaniga bamwe na bamwe bapfa mu mutwe ukumva ko nta kindi kintu wakora man banda batigise ntatigise umwaka umwe n'igishe man kuta natigise umwaka umwe n'igice noneho byabindi by'amasoni byageze taragira office yahise bishira byagezeho birashira ngo sinzi ukuru nyine tu niyongoje gutya mbonye ubuceri bucyambaye ngo nagura cyakora indirimbo cyajya muri studio bisigo nyifite kabisa evan ubwo ngubwo 2017 ubwo natangiye agashop gasanzwe gato kabisa kari mutwangwe duke ngajya ngenda ugumva uzahano nagashyize hari mu biryogo indani hari hafi y'amarangi kandi urabizi ko twe twatakiraga kuri kaburimbo uzi ikintu byansabaga kugenda nkajya kutara nifunze gutya ngahita mbwira abantu banjye bose umva muze mbere kandi itara ryimukiye mani yego timuze mbere nkahita mbajyana kubishyira reba kanga guse ko ari kure mani ngo ko ari hariya ngo ko ari kure nabwo ati muze mane n'icyango cya Danje bere kubabeshya abo ngabo kwitara ngwino nkwereke ahantu dusigaye twari muri fisi none y'icyango cya Danje maniga yageramo koko ukabura bakaraze banakunjuga za Danje ugahita ubakaraga nuko nguko mani byagenze nyine birangira yire tu wonje no mu myenda izo ni challenge wahuye nazo kuba warakoraga n'ubundi muziki uri umustar ariko ukanazunguza imyenda nkazunguza n'icyago none se waje kubikombina gute rero ngo uvuga uti rero ngiye kujya nkora mbo mustar ari kunacuruza kuri byagenze rero abenshi bavuga ko ngo hari abantu bavuga ko bitanashoboka yewe numva nge narebye mbona ahubwo mu bucuruza urumva nangiye kugira amakano nangiye kubona mbona kuri kota gihakajana nanjye muri kota yagiho desa kandi ariko rero tibina ahubwo reka ndebe neza kuko hanze hanga hari igihe mbona amaniga yanjye nanone abaheza ngundi mu muziki cyane ugasanga birangiye gutyo aranagiye ku mureko urumva ugasanga baragiye ageze hahana atazabasha no kwikura man ubuzima bukanga n'umuziki bikarangira atawukoze nta biceri byo kuwukora afite bya bindi byo kuvuga ngo urajya muri studio ku buntu nabyo bikarangira bigashira ugasanga amaniga abaproducer haje abandi bashya abaproducer bari bafite love yo kuvuga ngo reka umuniga nimba tumubonamo tala tubikore ku buntu ugasanga bari kugenda ibyo ngibyo nabo ntibikibaho ntago bikibaho bari kuvuga ati reka turebe ko natwe twa ibiboro none ukora ko biri gukura n'umuziki cyo gihe bari gukura reka natwe tubibyaze mu musaruro udafite rare ubwo nyine ntago nguwo ari umustar ari umusani mani ubwo ngubwo ngewe ndagumya nyine nshaka ubuceri aribwo nakubwiye ngo muri 2022 nibwo noneho bya bintu natangiye kubigira official kubera ko nari maze kugira connection y'abantu mu game ahubwo covid wari ufite ibiceri bya Danje shaka covid reka nkubwize ukuri covid yaje nta kibazo ufite pe nakubeshye yaje nta kibazo ufite agiye gufata ibishyimbo reka nkubwize ukuri nabifashe mbihereza abantu tuziranye badafite nuza ibiryo mani kuko covid yaje jewe icyo gihe yateyemo neza ndabyibuka wallahi nani mfite nk'ibihumbi 200 kandi none icyo gihe nirinze inzoga mani
nabwiye peti wanjye ati tugende dushopinga nawe mfite umupeti wanjye mu rugo tujya dushopinga imyaka dushyira aho ngaho ubuyi tukajya tubunga nkaziruka nkora siporo ibanga ubuyi nkabugotomera nkava we byo kuvuga ngo umuniga ngo nawe nk'ubuyi nta muntu utaranyweye ubuyi hariya kiriya gihe ngo umugabo ngo unywe igikoma namenye igikoma ntazagire ukubeshya ntazagire ukubeshya ahubwo se umukoma warayi bari abantu bose ubona b'amagangi ntibawunywa udasuba wavuga ngo uriya mukoma wo mu biryogo bita Champions League abaniguze ukuntu bawugotomera baza kuwurira mu marangi oyazi wawa asa abantu b'inyamirambo banywa igikoma naza umva nyanzwe ko kinywebwa n'abantu bavuye hanze hari abaniga urabona amarangi hari abaniga basokeramo bazanye n'abademu yego Breze nawe iriya ngoma yaho warayinyweye wazajya wari ujyayo hoya akasobe uri kumwe na sheri basha kumwe na sheri ukanywa igikoma wakakinywa wenda ari ukuvuga ngo sheri shabyihore bane wese ubundi umukoma mani nugira intungamubiri mani nese Faripi birumvikana ko music umazemo igihe uzi byinshi cyane nanakubonye no mu gitaramo ejo bundi cya icyumba cya rap umusaza warabibonye tu ukuntu twatigishije none se ndi kwibaza kugira ngo bigere kuri ya level byasabye iki kugira ngo bigere kuri iriya level icyo nakubwiye ngiye nyine muri ibyo bintu byo kwambika abantu kuba nyine ufite shop iri hariya yambika abaniga urumva byagezeho abantu bose abanyamakuru ndabambika bakaza kuguramo icyangwi abasani baza kuguramo icyangwi urumva giye niyo connection tu urumva rero kandi numva nimba umunyamakuru abona hari ball uri gukora nziza akabona kandi munaziranye mani akabona none wanakoze na ball nziza mani wayishoyemo ibiceri wakoze video nziza wakoze audio nziza avuga ati umukoboyi wanjye reka mukandire naribi nuko nguko ukagira ugira connection ikintu cya mbere ubundi giye nabonye ni connection kitwara neza ya discipline buri muntu wese yakubonye akabona ufite discipline yagufasha mani ubusoye kuba wamamaga ukavuga ati ngwino naribi tubivugeho so kuba wavuze ati Faripi ndabizi n'ubundi afite discipline naribi kandi nibiboro bye ndabona biri kugenda bitera imbere mani nuko tu abahanzi rero benshi cyane hariya muri Kigali haje abaraperi benshi ariko ntibaririmba benshi baravuga bati muraduhemukiye wewe wabibonye gute kandi urumwe mu bantu baririmbye umwanya munini ntago giye narimbye umwanya munini cyane nukuvuga Breze hari umwanya hariya buri muntu wese yari afite igihe agera kuri stage n'igihe aviraho ngiye nakoresheje igihe cyanjye umve ko giye mani bari bamaye ngiye wumve ngo nani mfite performance y'iminota 20 ariko nakoze 15 mani uhita wiviraho mpita niviraho ubona byarapfiriye ngiye nakuri ahantu byapfiriye hari abasani bakererewe mani b'abaraperi bari main bari abakuru nukuvuga ukuntu byari bimeze hariya twebwe bari baduhaye hari abantu bari gukora playback hari n'abari gukora live aba playback rero twebwe twari gutangira mani twari gutangira urumva ngiye nari kujyaho hakazaho Sky 2 hagakurikirana hagati aho hari Ishkevin na Pifla sinzi n'undi muji urumva bose twari gukora playback tu na Kate yakoze playback urumva man ubwo nyine haza kubamo ikintu cyo kubona ko hari abajama bakererewe batari baza kandi noneho urumva no kubahamagara cyangwa urumva banohereje nuziriya man message muri groupe kuko nyine hari groupe tu icyumba cyaro hari groupe nyine tu man noneho ubwo nyine bamwe baraza abandi ntibaza ubwo rero naho ngo byabaye naho habereye confusion naho ubundi game yari imeze neza munya kumufana yari yitabiriye man rwose n'umuntu wabashije kujya kuri stage yabikoze neza ariko byapfiriye maho ngo ariko nago byabura man yani movement bro ariko ikibabaje rega cyitwa Tough Gang twabonyemo umuntu bita Fireman gusa bari bahari Tafu yose yari hari Tafu nyine Fireman yagiye kuri stage Tafu hari yose kuki bataririmbye urabona nyine urumva bagiye kujya kuri stage already amasaha yari bari gufungisha mani gitaramo Bulldog nago nigeze nanamubona ngiyewe tu muri iri haso nago namubonaga sinzi sameze neza banza arwaye mani ntago mujya muvugana nago tujya tuvugana kubera iki nyine urumva ngiye raperi mugenzi wawe shano umuraperi mugenzi wawe abaraperi bura ngo nago mukundana ngiye narabyumvise turakundana Bulldog na namba yengira ninde ugirira namba abandi bose ndazifite duhinyuze abandi bose ndazifite ufite telefone yawe ufite phone yanjye ugiye guhamagara umuraperi bita Fireman
tumubaza umuntu bita Bulldog amakuru ye twumve nari wenda yayaguha umusaza muhamagare twumve ni wo muhamagara je muhamagara shara shomva ngubwire bandi je nago namuhamagara man nese unamuhamagara mubaza ibyo boro man nago mukundana turakundana bro turakundana byata nese kuki checkinga ngo umenye Bulldog ikibazo afite sha urumva umusaza ngiye ntuyinyamirambo Bulldog banza tuye nimba ari Kanombe urumva kandi nyine nakubwiye ko nta namba ye mfite nawe ushura gusana yanjye afite ariko twigeze kujya duhuye nk'ishuro nk'ebyiri dogi ariko nyine urumva sinzi impamvu ntamwatse namba man kandi uramuci bagomba kuba nyifite man niho ako kadefo sinzi impamvu nagakoze kuba ntaramwatse namba man uriya mukoboye kabisa reka unkorere top 10 n'aba rapper wakuze ukunda ndetse na nubu bashobora kuba ari active ni top 10 yoroshye cyane turahera ku mwanya wa 10 cyangwa se uhere hasi uzamuka ngukore uko barusumbana oya ntaga ari gusumbana wemeraga navuze abo nemeraga yego uva ngo gusumbana buri wese afite ibyaha reka gubwiza ukuri ku mwanya wa mbere ndahita ashyiraho tafu yose si bari batanu bane bari batanu gute ko P-Fla yiyongeremo nyuma wapi nukuri bari batanu yajemo nyuma wapi yajemo ubwo rero ushatse kuvuga icyo gihe ubwo wavuga rero nuza Green P na J Polly ariko ubundi tafu yose twe tuyiza ari batanu man tafu OG kabisa tuyiza ari batanu ubwo ni Green P hari P-Fla Green P J Polly Bulldog na Fireman okay twakomeje hagahita hazaho Diplomat hagahita hazaho Riderman hagahita hazaho icyo gihe akazaho uriya muji bitaga Babli Babli yagiye he bana sha Babli sinzi ahantu yagiye ariko banza atari mu gihugu ashobora no kuba hari ariko nagaba mu gihugu ko yarigire hanze yigiriye hanze tu hagahita hazaho na icyo gihe n'abamashumapa barakubitaga icyo gihe n'aba Kate Kavuyo icyo gihe nawe yarahari kabisa uretse ko yaje gucomoka tu yaje kujya hanze yaje gucomoka sabo ngabo subundi man muri icyo gihe bro nabo ngabo muri icyo gihe ngiye narinzi nyine bakubita abandi bagiye baza nyuma bitunguranye bagiye baza nyuma kabisa nabo barakomera ariko abo ngabo muri icyo gihe tu nta numwe wigeze ukora nawe nuza collabo P-Fla dufitanye collabo P-Fla mufitanye bita twika ndiko bayita twika ndi kumwe na P-Fla twarisoye covid irangiye 2021 kabisa mbata 2020 gutyo irangira byiza cyane so abantu bashaka indirimbo zawe abantu bagukunda mu byukuri ubutumwa bwo uba wabutanze ubwo urubyiruko rwa rundi rushaka gutera imbere bavana amaboko mu mufuka bareke kwikomplika ngaka kazi sinagakora ndo umusitari sinajya gucuruza yego sinajya ngo sinatega moto ngo kuba ngo ngomba guhora managuye urumva arabaniga agomba guhora ebanakeye ngo atakwiteza bwa buzi bwafo kandi buzi bwafo urabizi ko nibwo bugukora bukakugira umuntu runaka man ukagundira ari kwirirwa avuga ngo ari gushaka gushyiraho abademu ngo agomba kugaragara neza ariko nta kintu afite mu mufuka umudemu se ko mushobora guciringa rimwe yabona uri mabya wala yakigendera n'ubundi ariko wowe ushobora kugenda ukabakavura ivundu uri guhiga ibana ugahiga niyo yaba imyaka ingahe noneho wamara kuyabona yandi make nyine kwifashisha mu buzima busanzwe ugatangira ugacya na za demu ukaba wazitereta tuzi kandi zikakubona ko nawe ukababona umugore mwiza se ubundi Faripi nibagiye kukubaza ubu uri single cyangwa ufite umugore Jendi Marie bro ufite umugore wallahi abana bari batangiye kwaka nimero Jendi Marie blood ntago yambizi ndi Marie na muri 2022 mani ho nakoze umukwe nge nakoze n'umukwe musa ari kwa kuri ko gushitura abaraperi benshi barashitura shagiye nakoze igikwe kabisa barakocora hari ingoma mfite bita ubushuti nyabwo biri mwibyo ni ingoma y'igikwe nyine nge nakoze nayikubitira demo wanjye kuri icyo gihe ya madam ku gikwe kabisa live ndayikubita man shabonye biceri kera ushuti nyabwo tu reka ngushimire cyane ubwo indirimbo bazikure hehe rero indirimbo ngiye mfite YouTube channel yanjye bita Faripi official
Fally ngira ngo bantu bamaze kumenya ukuntu byandikwa ni Fally n'ubundi isanzwe ko hari abantu benshi cyane bita ba Fally ugahita ngiye wongeraho P Fally P official ubwo no kuri social media zose platform zose giye ni Fally P yaba ari Facebook yaba ari Instagram ebana ahantu wakuri ingoma zanjye ku yandi ma platform za Audiomack za Spotify hano hose bacuruza umuziki imizigo biriho kabisa asante sana ubwo ndizera ko uzatubwira mu minsi iri imbere hari ibindi bihangano bishya ibihangano bishya byo ndabifite byatari ahubwo ndashishikariza abakunzi bakunda Fally P cyangwa bakunda hip hop muri rusange ebana basacinga imizigo yanjye bagende bayumve kuko haba harimo kabisa message kandi ndi wa muraperi man mugomba kumva kuko na mva ndi kubikora kabisa kandi ndashaka no kubikora byanyabyo man 2025 banyitege bakwitege yeah urakoze cyane